tembeze rero mwana wanje rero nabimuhamagariye kamwana urabona ko muri mbisine maze nyine iminsi ndwaye sibyo urabizi kandi nawe mwana sasa rero ubu ngubu ngiye kugutuma mu nama ivugiwemo genda ubyumve uhita umbwira imva ikindi itajya kurangana na barabana bo ku santere bize baragomesha abyumvishe ngajye Ubase mwana bundindiriye mbanze ngabanyeka ko babatereka n'abagore babo batetse ibikoma byinshi bundinze mwana abagore bose twagiye mu nama ariko mushobora kuba wahinguye kare ibintu by'inama zitunguranye naga ari sawa umudugudu araduhemukira rwose kandi ngo bari kurwanya abantu yeba bagwenda ibase tugize nk'icyo duhurira nacyo mu nzira turimo turagiye twagikubita urumva cyahita gipfa burundu duriye mu nzira kirimo kirahitwa tukakibona nk'abo munsi y'agahuru cyangwa hano inyuma yaho yeba bo cyayatwara mu kanwa uku nguku ngiye buri hari n'ibintu mba ntiyumvisha mwana umuntu akifata akanya ku gasozi se kwanyaye ese mwana uranyiga ariko se nyine turetse kugorana hariya ku giti dore kari no mu kwanjye urumva ari ikibazo ndakurega wowe tuzamuke rega kunzana amatiku aha tugenda ariko nyine ugushobora ariko nakurega ariko se mwana muri botinyi tuvuge mu nama ngo na Nyayimana ku gasozi noneho urumva ni mu myaka dushyitse kubahagera mubi kanze nkuregerere ugiye kundeka amaye ku wanjye reka ngo mubi kanze meze biki nako bimeze cyane ariko worosha nk'uryoshye cyane sibyo no dada mbese ahantu washe kuyata asa nibyo ku gasozi ibingibi ibi turi mu nama nawe umuntu arakumvisha nawe umuntu arakurega urumva sabiye ku gasozi itonda ariko ntago aribyo twe dufite akantu tuziranyewe kandi duhuriye narinjagiye kuneza abantu wanze kumuteza abantu uko akandi karashobotse wari ushobora kubishobora afanda mubi afanda hava gikemuye ari bwavanga gikemuye nicyo dushaka kugiti afanda hava gikemuye afanda agomba kuvana gikemuye namenye ibiki ari ibiki twarabimenye ushobora kuvuga ngo warabimenye tugahura inama irangiye umva mwumve nk'urusaku mufite ariko ku mana yanjye muransebye mwa baturage mwacecetse bona fanda atadusuye fande se ubwo ngubwo yadusuye amasaza tumereye nabi mu mudugudu wacu adutera ibiti we amasazi mu bure kivuze cy'amasazi ndabyibu uvi hano ngaho bikemuye cyangwa yatwara yahaze n'ukaza n'umuti birakureba muceceka mpereza hano iyo nkoni nkwereke wongera kuvuga turahita tumwemeza inkubita iyo nkoni ntayikuye kure rwose afande ko si twe tuntu tw'utugambo urimo mva muhuhisanga amasazi bimeze gute mumbwire yewe mubi mfite ikibazo urumva kigendanye n'abanyi mu mudugudu abanyi turabahaye mfite ikibazo cy'abanyi bagenda baninya ku ngo z'abaturage noneho ikindi kibazo ngiye mfite kihari ni ukuntu njya kurya amasaza akananga imbere wagira ngo ariyo nahahiye nanjye icyo kibazo ndagifite njya kwirira akajumba isazi kananga imbere afande mugome mudushakira umuti nimutawugira rwose nta muganda muzongera kutubonamo do udugo ejo bundi wakwereka nari natetse inyama ziza zuzuyemo amasazi afande urabivuga se urabizi kwita ku masazi ariko ntabwo muri kwita ku biyatera babi sha nibo batera amasazi ikibazo nacyumvishe nicyo abantu bagenda barinyagagura ahantu hose babonye sibyo ndi kukubwira se fande ni abangaba rwose kitana nigatumwa ku muntu bakuntumye wowe wacyana ushobora kuvuga ko ngenda mbunza amabyi wasoza inama nkaguhina ushobora kuba utazi uyu munsi wakimenye mutuze ikibazo cyane nagiye nyumva ni nacyo uno munsi twari tugiye kwigaho noneho mureke afande agira icyo abibabwiraho oke murakoze mbere na mbere amazina yanjye nitwa
Afande Sam nkabandi afande wa hano mu karere ka Nyanza cyari kituzanye no kubabwira ingaruka zabo bamwe bagenda bahwihwisa amabye yabo muri make n'umwanda bateza. Ikibi cyabyo cya mbere bijyana amazi ugasanga ayo mazi abaturage bagiye kuyavoma mu kuyavoma ugasanga banyweye imyanda ndetse n'ibindi nk'ibyo. Twumvikane noneho umuntu tuzafata arimo ahwihwisa utwo tubyitwe nuko leta y'u Rwanda yemeje ko tumufunga imyaka 25 tukamugarura kandi mu kugaruka twakongera kumufata burundu. Mwakoze kwitabira inama yacu nanga isoreje. Dushimira afande wacu, ariko kakano kabari niyo tuzongera gufata cyangwa se tukamufata imyaka 25. ko numva uno muzigo ndemere wakenge kano haboro yakambisoro yewe ndapfuye Darumornyi ko umuntu waye n'igisambo nge nabibye nabakoreye iki kono kiri kwigeza nkana we Sha ejo mu nama twavuze ngo iki? Aracyabyibuka se inzoka zamwishe. Sha ejo twavuze mu nama ngo umuntu uzongera gufata ari maraniye ku gasozi uzamufunga imyaka 25 itavaho n'umunsi n'umwe. Bari mu bagenda. Fande none ukora ibyo ushinzwe iki? Apu bene seke wayiriye sha tugende. ariko fande wamaye iminota 2 nkabanza nkavugisha umuntu wanjye gira va tujye imigambi. Umva se bamfashe maze kunnya nyuma yo kwa Masudi rero urumva subira inyuma ugenda utunsiba ayo mabyi neza